ubundi tugiye gutangira turebere hamwe ngo ni gute wakoresha telefone yawe ukora video nziza nk'iyi ngiyi mujya mubona nkora. Reka tutangire rero. Ikintu cya mbere, okay guys, nanone muri iyi video tugiye kurebera hamwe uburyo wakoresha telefone yawe weditinga amashusho cyangwa se ukora video, ubundi se ukaba wakora ibiganiro, ukaba wakora documentaire, ukaba wavuga amakuru kandi uri gukoresha telefone yawe. Abantu benshi bagiye bambaza bati ese ni gute ukora video ukazajya uvugiramo ariko utagaragara mu gihe harimo ibindi bintu birimo kuvugirwamo cyangwa bigaragara. Ibi bitumye ngiye gukora iyi video kubera yuko hari abantu benshi nzi yuko bafite ama YouTube channel ariko bitewe n'ubushobozi bwo kuba babura amafaranga yo kujya kuba bakoresha amashooting, kuba babona amafaranga yo kubaha abakamera ngo babafatire amavideo nicyo navugaga, cyangwa se amafaranga yo kujya gutunganyisha indirimbo zabo mu buryo bw'amashusho. Ibi ngiye kubikuraho urujijo. Noraga nkwereka uburyo telefone ufite yose ipfa kuba ari smartphone, kabone niyo yaba ari izi ngizi zigura ibihumbi 20, uburyo uri buze kuba wayikoresha video kandi video ikaza ari video imeze neza cyane. Ngiye tugiye kubana nitwa Cheat Big. Nimba ari ubwa mbere umbonye urasabwa gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona izindi video. Ikintu wifuza yuko twazakubwiraho muri video ikurikira ukajya hasi muri comment ukabyandika, ubundi tugiye gutangira turebere hamwe ngo ni gute wakoresha telefone yawe ukora video nziza nk'iyi ngiyi mujya mubona nkora. Reka tutangire rero. Ikintu cya mbere, uraza ujye muri telefone yawe urebe neza nimba ufite application yitwa CapCut. Iri ni ibanga nibiye abantu rikomeye cyane. Application ni iyi ngiyi. Iyi application yitwa CapCut ni application zikoreshwa n'abantu beditinga amashusho benshi hano mu Rwanda. Bakisizi barayikoresha ndetse n'abandi bantu bose bakora umuziki bazikoresha barimo gutunganya video zo guhereza abantu babakurikira, cyane cyane muri tuno video tugufiya bahereza abantu barimo kubateguza nk'indirimbo igiye kuza. Nanjye rero ngiye kubereka uburyo iyi application wayikoresha ukikorera video yawe. Iyo video ukayaploadinga kuri YouTube, ukaba wabasha gukorera amafaranga nk'abandi bose ujya ubona bakorera amafaranga kuri YouTube. Tuzi abantu benshi batunzwe na YouTube hano mu Rwanda. Nawe ufite inzozi zo kuba wakora amafaranga kuri YouTube, ukaba wabonaga ubushobozi ari bukeya bwo kuba wajya gukodesha umukameramani, utabona amafaranga yo kuba wajya gukoresha video, weho uri umunyamahirwe cyane kuba tugiye kurebana iyi video. Witonde wirinde kwihutisha video kugira ngo utaza kugira utuntu taruka ukazajya ubwira ngo ibintu nakoze byaranze kandi ari weho uba utakurikije amabwiriza. No kuvuga ngo weho uraza ujye muri iyi application ya CapCut uyifungure. Nubona udafite application ya CapCut muri telefone yawe, uraza ushakishe Play Store cyangwa App Store bitewe na telefone uri gukoresha, weho uze uyidownloading. Uraza hano kuri Play Store ya application ujyemo udownloading application yitwa CapCut. Ukimara kudownloading application ya CapCut ukabona yarangiye ukayistara, mukabona imeze gutya kuko ari CapCut, uraza uyifungure nkuremo ibintu birimo kugira ngo dutangirane ubundi bushyashya. Tayari uraza uyifungure, hano handitse new project, ahangaha ukandeho.
ukimara gukandaho uraza hano kuri video, ni ukuvuga ngo noza hano kuri video ukareba, wenda reka turebe indirimbo dukoresha cyangwa se na video isanzwe, ku buryo bwo kweditinga tugiye kwigiraho. Reka dukoresha iyi ngiyi, ni ukuvuga ngo iyi video niyo tugiye kwigiraho uburyo wakoresha urimo gukora nk'ikiganiro, cyangwa se uburyo wakora weditinga amashusho, cyangwa se uburyo wakora urimo nko gukora wenda nk'ikiganiro ariko kitagaragara. Byose ndaza kubereka uburyo bikorwa. Ikindi kintu muba mubona mukwiriye kumenya, mujye mumbwira, mbabwire muri komenti, kandi inshuti zanjye munyihanganire, iri ntabwo ari ryo jwi ryanjye, nasaraye, muranyihanganira kubwo ukuntu ndimo kuvuga. Rero reka dutangire turebere hamwe ngo ni gute bikorwa. Ukimara kuza muri iyi video nk'ubu ukaza ugakoraho kuri video, ariko nyine ugakora, ntabwo mba nkoze kuri video ahubwo nkoze hano, kuko hano urabona niho biba biri kubera. Uraza ugakoraho, ukimara gukoraho ubwo urabona uyisiregitinze, bigaragara ko ariyo ugiye gukoreraho. Noneho ukaza, reka dushaka ahantu handitse volume kugira ngo dukuremo volume bitajya bisakuza. Yego, weho uraza ujye hano kuri volume, uri kuhabona ahangaha. Ibi byose mugomba kujya mubimenya, mukamenya uburyo bikorwamo kugira ngo mujye mubyikoreshereza muri video. Reka ukande kuri volume uze uyisubize inyuma, uyishyire kuri 0. Ubu urabona video iri gukina ariko ntago irimo kuvuga. Reka turebe rero ngo ni gute tugiye gutunganya nk'iyi video. Ni video ufite gusa, ariko wenda reka duhere nko kuba ufite nk'indirimbo ushaka guhuza n'iyi video. Ni ukuvuga ngo weho urahita uza ukande hano handitse add audio, ahangaha kano kajambo kari hano kanditseho add audio, ukandeho. Urahita uza wongera ukande hano handitse sound, aha handitse sound aba ariho ukanda. Ukimara gukanda kuri sound urategereza. Biba byiza uri kuyikoresha iriho mega, ariko niyo nta mega ziriho urayikoresha bigakunda. Urahita uza hano kuri kano kantu ka kabiri, aba ariko ukandaho. Ukimara gukanda kuri kano kantu ka kabiri, hano ni ukuvuga ngo reka mbasobanure kuri tuno tuntu, kuko hari abantu bagira hano bikabacanga. Hano ni ukuvuga ngo ni ugushyiraho audio ariko iri muri video. Ukaba ufite nka video igaragara, ukaba ushaka gukoresha audio yayo muri iriya video turi gutunganya. Noneho wewe nimba ushaka gukoresha indirimbo nyandirimbo, uraza ukanda hano handitse device, aba ariho ukanda. Barahita bakugeza mu ndirimbo zawe zose. Ibi ubikoresha nka kuri yo urimo no kumva, nka kuri uri kumva nk'iki kiganiro cyanjye, ariko ukumva harimo beat iri gukoreramo. Ni urugero nk'uburi ukumva harimo beat, nk'iriya beat ni gutya zishyirwa. Urugero reka ze noneho wenda dushyiremo nk'iriya beat, uraza ugakandaho ko wenda nko ku ndirimbo cyangwa se n'ikintu ushaka gukoresha ukacyumva. Iyi beat ngiye niyo nkoresha mu biganiro byanjye byose. Ukimara kumva indirimbo ushaka gukoresha ari iyo ngiyo, uraza ugahita ukanda kuri kano kamenyetso ko guteranya. Aka kamenyetso ko guteranya ukagakandaho. Tayari urabona handi hari handitse add audio, hahise hajya indirimbo. Ubu dukinye, reka dukine twumve ngo ese ya beat yagezemo. Tayari urumva ko beat yagezemo.
noneho tugiye kurebera hamwe ngo nimba biti imaze kugeramo ni iki turi buyikorere. Ni ukuvuga ngo nimba wumva wenda nk'ahantu ushaka ngo ukata, urabona nk'aha kuva hano ukaza ukagera hano, urumva niho biti itangiriye. Aka kari hino kose, aka kari hano kuri runo ruhande, kari kuri runo ruhande inyuma y'uyu murongo w'umweru, urabona harimo umurongo w'umweru uhagaritse. Uyu nguyu, uyu murongo ufite ikintu uvuze gikomeye cyane. Urabona niba uyu murongo umeze gutya, aha hino hari indirimbo ihari, wumvishe ko itari kuvuga. Twebwe tugiye kuza dukande hano hantu handitse split, ahangaha handitse split. Ukimara kuhakanda urabona tayari ya ndirimbo ivuyemo ibice bibiri. Hari iki gice cy'ahangaha, hari n'iki gice cy'aha. Naho iki gice cy'ahangaha twebwe twumvishije kugikintu ukaza ukagera hano, ntabwo kiba kiri ukuvuga. Tugiye kugikuraho rero, dusigaze aho biti uri ukuvuga. Ni indirimbo wari weho washyizemo indirimbo, hakaba hari ahantu utari gushaka ko hakora, cyangwa utarimo gushaka ko humvikana mu ndirimbo yawe cyangwa se mu kiganiro cyawe, niyo yaba ari ikiganiro cyangwa ari n'amajwi, uyeho uraza ubikore gutya. Wumva ahantu ushaka kugeza neza, uhita ukanda split ukate, nurangiza uze urebe ahantu handitse delete. Ukimara kugira aho handitse delete ugakoraho, tayari urabona ka gace kari ahangaha, hano urabona ntagahari. Ugiye kwibaza uti none se nimba katakahavuye, iyi ndirimbo ikaba iri gutangirira hano, aha hino haraba harasigara iki? Kuko nk'ubu urabona urakina hano hose nta kintu gihari. Dore rero uko uri bubikoremo, urahita uza ukande ahangaha kuri iyi ndirimbo yawe, iyi ndirimbo ukandeho urutoki urugumisheho. Tugendane neza, kozaho urutoki urugumisheho utarukuraho, utambike urujyana urusubiza inyuma. Nurusubiza inyuma uraza ururinganize neza n'uyu murongo w'umweru. Noneho nukina video urasanga video iri gutangirira rimwe n'indirimbo cyangwa na beat yawe. Katubikore twumve. Tayari uri kumva ko bitangirira rimwe. Yego, uko bitangirira rimwe. Noneho reka urabona nk'iyi video ni ntoya. No munsi nabwiye ko ndabigisha ibintu mukazajya mutunganya video zanyu neza, kandi mugakoresha amatelefoni yanyu mu buryo bwo kuyakoresha ibintu nk'ibi ngibi. Ibi ndabizi nta muntu tugeranye hano ari kureba iyi video hatari umu-YouTubers. Umuntu wese turebanye video akagera hano, ndabizi nuko afite ikintu ashaka kugeraho, afite ikintu akora, afite n'inzozi ze yifuza kuzageraho. Niyo mpamvu turebanye video akaba bashije kugera hano. Nanjye rero niyo mpamvu ubu ngiye kubereka ibindi bintu byiza biri muri application, akaba ariho zaberekera uburyo wakura ibintu biri inyuma yawe ukakira ibyo wishakiye. Nk'iyi video urabona kiriya kiyaga kiri hari inyuma, ntabwo ariho ino video nayishutingiye, ariko rero urabona ni ahantu heza, igaragara neza inyuma rwose. Ngiye kubereka rero uburyo uhindura imyenda wambaye. Imba wari wambaye umwenda w'umutuku ukawuhindura umukara, wari wambaye umukara ukawuhindura umweru cyangwa umutuku, ukabikora gutyo. Ibyo reka mbibereke, ngiye kugira vuba vuba. Weho niba ufite icyo ushaka kugeraho ntiwihutishe video, tugendane. Nanjye ibintu narabyize bro, bifatira umwanya ubyige, kuko abangaba baba barimo kubyigisha hari ibindi bintu twakwiye kuba turi gukora, ariko nzi yuko hari abatipe banjye bagera nko muri 5 munankurikiye muri iyi video. Nzi yuko uburyo bwo gutunganya video bibagora, ujya gutanga amafaranga imuka ya abantu babatunganyiriza ama video
ariko si ngombwa, ibyo si ngombwa, byikorere. Reka rero twongereho indi video kugira ngo izisasira iyi ngiyi. Twashyizemo video ya mbere ariko dukeneye gushyiramo video ya kabiri. Ni ukuvuga ngo reka dushyiremo video ya kabiri. Uraza noneho ukandi kuri kano kamenyetso ko guteranya. Aka kamenyetso ko guteranya nugakandaho urongera uhita ugera muri video zawe. Yego, ugere muri video zawe. Reka noneho ndebe video igize se iteditinze aba ariyo tweditinga, sibyo? Kugira ngo murebe ngo ibikorwa gute. Ibi ngiye kubikora kubera yuko weho muntu tugiranye hano uri kureba iyi video, nzi yuko hari ikintu ushaka kumenya. Niyo mpamvu nanjye ngiye kukwereka uburyo bikorwamo. Mbiritse nk'umuntu wabonye nk'indirimbo yitwa Izuba, nk'iriya ndirimbo yitwa Izuba, dore video zayo ni izi ngizi. Video zayo reba ahantu twazishutingiraga, ni ahantu hameze gutya. Ni ahantu hameze gutya niho twazishutingiraga, ariko ngiye kukwereka uburyo wabasha gukesha amashusho yawe. Muri iyi video nzaza mbereka uburyo wakura nk'iyi nzu iri hano inyuma ukayikuraho ukahashyira iyindi nzu. Ukaba wahashyira nk'iyindi nzu ushaka se, ukaba wahashyira nk'ikiyaga cy'amazi, ukaba wahashyira pisine ndetse n'ibindi bintu. Tayari rero urabona video yacu nayo ya kabiri yagezemo hano, nayo turaza dukoreho kwa kundi naberetse, uyikoreho hano hasi. Nurangiza uze ukasikororinge ushaka ahantu handitse volume. Nubona ahantu handitse volume uyisubize inyuma. Nurangiza kuyisubiza inyuma, urumva uriya amajwi yayo hejuru ntabwo ari bwumvikane, harumvikana yo hasi mu ndirimbo. Ego, noneho ukimara kumva ko video yawe yagezemo, reka tugire vuba vuba kugira ngo na video itaza kuba nini cyane. Ndabizi muri abajene, agatoki kameze gutyo muba mushaka kwihutisha video. Ihutishe ugire ibyo utaruka, ariko uzabimenya uburyo bikorwamo. Uyihutishije ntabwo agiye kumenya uburyo, ngiye kukwereka uburyo wahindura umwenda w'umuntu yambaye. N'urugero, iyi video nuza ugakandaho gutya, ukaza ukajya muri zino effect, hano handitse effect, uri kuhabona. Izi effect zikoreshwa hariho megabyte, ariko iyo wamaze kuzikoreshaho rimwe biba bihagije, ubundi zafungutse ntabwo wongera gukenera gukoresha izo megabyte. Weho reka tuze hano hantu handitse add just. Ahangaha ungira ngo muri kuhabona, ahangaha eriko ndiho tugiye gukoresha, turimo guhindura nk'imyenda se, ibara twakoresheje muri video tutifuza. Aha handitse add just niho ugiye gukanda, ukandeho. Urahita ugera kuri dashboard imeze gutya. Hano hambere, aha hambere n'ubu hano, ni urugero ahangaha muri kuhabona, niho wakanda warangiza ukongera nk'urumuri rwa video yawe, ukaba wayikesha cyangwa se ikaba yijimye. Ubwo wihuraza ukageza aho wishakira, sibyo? Kaza ukageza ahantu wishakira. Iyi video ikubiyemo ibintu byinshi, sinzajya ntinda mu mavideo nkora ngo nzakora video imwe uyu munsi, ejo nkora iyindi. Nkoze video nini kuko nzi ko bino bintu ntazanabitindamo cyane. Ngewe reka nkora umuziki. Ibi mpamvu mba bikora nuko hari abantu mwagiye munsaba muti uzajye utwereka n'uburyo twakoresha telefone zacu dukora video. Fayo kandi hano hantu ha kabiri, ahantu ha kabiri nuhakanda ukazana gukongera, urabona ibintu bihinduka ubireba. Uraza ukabihindura, n'aha gatatu n'aha kane hose ukaza ugahindura, byose ukaza ugahindura. Ariko ngewe ahantu nshaka ko tugiye gutindaho
dore n'ahandi kuko ushaka nka video kuba wayigira mu ibara ry'umukara cyangwa n'ubu urabona bimeze gutya, ukazana hano hahera wayiza ukayigira nk'umukara cyangwa ukayigira n'irindi bara wowe wifuza. Ariko ngewe ahantu nshaka ko tugiye gutinda ni aha hantu handitse kilo. Ahangaha havayo urebe hano hantu niho ibintu byose bibera. Uyu munsi nimba uri gukora video ukayikora ufite wenda umupira w'umuhondo wawe uhindura umutuku, ejo we kuzongera gukora video uri gukoresha umupira w'umuhondo n'ejo warakoresheje uri gukoresha uw'umutuku, uraza ukandeho kuri hano kuri iyi boro mberetse, uze uhita ugera muri tuno tuntu. Aka kambere k'umutuku uraza ukagakoraho ukajya ureba mu maso, urabona uburyo mu maso bigenda bihinduka, genda ureba ibintu ku biki ikintu ku kindi. Mu maso urabona ukuntu biri guhinduka, ukajya kuri akarongo ka kabiri urabona uko mu maso ari guhinduka. Hano hahinduka ahambere uri guhindura umubiri, ntabwo uri guhindura imyenda. Aha gatatu uri kubibona uburyo ugenda uhinduka, hano nta kantu na gato kadakora. Ukajya aha kabiri, ariko hano hambere kamure muri iri bara ry'umukara, kuko iyo maze gushyiramo ibara ry'umukara hari ibintu udahindura ngo bikunde. Ahangaha naho uri kubona ikintu cyose ukozeho n'inyuma aho harahinduka. Ahangaha urabona mu maso hariruka, n'inyuma ku gikuta hagahinduka. N'ahangaha urabonaho inyuma hari guhinduka umukara, ariko umuntu akagumya nta kintu cyahindutseho cyane. Aha gatatu naho urabona hari ikintu hahinduraho, ukomeza utambika gutyo ukaza ukagera ahantu bitewe n'uko ubona ifoto yawe se cyangwa video wifuza ko isa. Rero dore aho uri buhindurire imyenda yawe amabara. Aha ahantu muhiteho, ahangaha utu tuntu tubiri mutwiteho. Utu tuntu nitwo tuhindura amabara y'imyenda. Wowe ukazaho gutya, haza ngatambika gutya, reba ku ikabutura uburyo biri guhinduka. Reba ku ikabutura uburyo bihindukamo. Reba ninkoresha ka kabiri nabwo uburyo ikabutura ihinduka. Reba ninkoresha aka gatatu uburyo iragenda ihinduka. Uyu muko ujye kuri aka ka kabiri, n'uwo gatambikije ukakageza hano, ipantaro irajya igenda ihindura ibara ureba. Hano urabona bigenda bihinduka ureba, sibyo? Urabona ipantaro ihindutse umukara, kandi twatangiye isa ifite ibara ryayo ryihariye. Ibi bikoreshwa n'umuntu ushaka guhindura amabara y'imyenda. Urambabarira narwaye giripe, ariko ntibitumye amasomo turimo kubahereza mutari buyafate, ariko wowe urahita uza hano hantu ha kabiri nanone aha hakurikiranye ngaha, uzi hano ha kabiri. Hano naho harimo ibintu byiza, ni ukuvuga ngo niba uje hano urabona hariho amabara ane, ariko aya mabara ni ingenzi. Iri bara ry'umweru n'ubu ugafata kano karongo ugakanda, ukajya ugenda ukamanura ukigeza gutya. Urabona video ba bantu bakora n'ibitente bakoresha zino application, nk'uyu wayikoresha nk'igitente nk'umuntu ukaba wamuhindura mu rindi bara, weho ukaba wamuhindura nka kuri abakora za gatuni. Birakora cyane. Ni ukuvuga ngo wenda nimba urabona uyu murongo ni ugenda ugeze ahantu bitewe n'uko ushaka, wabona bigeze aho ushaka kwimuka ukajya ku rindi bara, tukajya nko kuri ry'umutuku, nabwo ukaza ugakoresha kano karongo ukajya ugenda ugeze ahantu wifuza yuko video yawe iri bugaragare. Uri kubibona, ukaza hano ha gatatu naho ukareba umurongo ukahitamo nimba kuyigira muri bara se cyangwa gute, wowe ukayishyira aho ushaka. Ukazana aha kane naho ugashyira aho wumva ushaka kuyigeza. Urabona byose ni ibintu bikunda. Twibwi aha reka tuhave. Hano harimo ibintu byinshi cyane
hano harimo utuntu twinshi cyane, harimo kongera urumuri nk'aha uje ukagira wenda ugashyira nko kuri ni urugero wenda ukagashyira agafureshi nk'ahangaha warangiza ugatambika uno murongo, urabona videwo uburyo umupira n'iki n'inyuma ko hagenda hasa hose. Byose ni ibintu bikora, ubwo namwe muzajya mugenda muvumburamo n'ibindi by'ingenzi. Rero reka iyi videwo tuyireke kuyigira ndende cyane, nzaze mbasobanurira kuri iyi application uburyo wenda wakura ibintu biri inyuma yawe ya videwo. Reka nze tuze dukine iyi videwo turebe ngo ubundi tuyikoze gute. Nubwo tutakoze videwo ngiye nari kubasobanurira uburyo bino bintu bikorwamo, baberetse uburyo ushyiramo videwo muri iyi application, mbere ku buryo ukuramo volume, mbereka uburyo washyiraho indirimbo, ukaba washyira indirimbo ushaka gukoresha muri iyi application. None ni iki kindi mwifuza ko twabereka muri videwo ikurikira? Aha hose naberetse uburyo bikorwamo, uburyo hano uza ugakuramo volume muri videwo yo hejuru, hasi ugashyiraho indi audio, uba ushaka no hasi nanone wahagerekaho indi audio ivuga ku bindi birimo nk'andi magambo. Hano hakorerwamo ibintu byinshi cyane bro, harimo ibintu byinshi cyane byagufasha gukora. Ubu reka wenda nk'iyi videwo ntabwo igendanye n'iyi biti, ariko tuyikinye wareba wagera n'ahandi ha kabiri bigakomerezaho. Reka turebe. Okay, nizere ko rero mwebwe twabanye wabasha kuba wakwikorera iyi video. Ikindi rero nakubwira ni uburyo bwo kuyishyira muri telefone yawe ukayibikamo, ku buryo uraza gusanga yagezemo. Ngewe abantu bajya babwira bati muradutuburira mugakora video, nkabona igiye kurangira kubera ko ibyo mwakoze bitari gukunda mugahita mukuramo video mutatweretse uburyo bikorwa. Reka mbasobanurire kuri tuno tuntu turi hano tubiri. Hano handitse export, iyo hakanze video ihita ijya muri telefone, urategereza ikabara, turaza kubikoraho turebe ikabara ikajya muri telefone yawe. Hano handitse 720 PA, iyo hakanze urumva ugakandaho bakujyana mu makarite iyi ndirimbo. Ni ukuvuga ngo ushaka ko videwo yawe igaragara neza, uraza ukayikura hano muri 720p ukayishyira muri 720p, iragaragara neza cyane. Ariko iyo ishyize mu 1080 nanone uyongereye karite birenze urugero rw'uko yagaragaraga. Noneho ni ukuvuga ngo nuza ukayishyira hano, hanyuma nabwo ntabwo ari byo, yizamure wenda uyigeze kuri 50. Aha hanyuma uyirinde yuko iba iri muri raw, ahubwo uyizamure uyishyire ngaha uhahera, izajya igaragara neza cyane. Noneho urabona ngaha muri iyi video tugiye kudownloadinga ifite megabyte 214. Weho iyi video uraza uhite ukanda export, niba ubonye hano byose bimeze neza. Nurangiza gukanda export birahita itangira kujya muri telefone yawe. Nakanze export,
ukimara gukanda export urategereza ibare uko iri kubara iraba iri kujya muri telefone yawe. Noneho nimara kugera muri telefone yawe urareba ngo imeze iti. Ngewe rero reka mbashimire mwebwe twabanye muri iyi video. Ukimara kubona video yawe iri kubara gutya, ubwira ikisigaye no kujya muri file ya telefone, ukawagenda ukaya-uploadinga kuri YouTube, TikTok, Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga mukoresha za Facebook. Ubundi mugatangira guhereza abantu video zimeze neza zifite umucyo. Ikintu wumva ntakubwiye ubashe kucyandika muri comment kugira ngo ubutaha tuzabanje kuba ari cyo dukoraho. Ndetse ikintu cyose wifuza kuba watubaza, wadusobanuza, ndetse n'ubundi bufasha waba ukeneye, nko kuba twagufasha, nko kuba twajya tugushyirira nka link yawe wowe w'umu-YouTubers ushaka kuzamura YouTube yawe vuba, twandikire kuri WhatsApp. Nimero ni 0719194819 kandi ndanayishyira muri description, nuza kuyibona ubashe kunyandikira umbwire uburyo wifuza ko twakorana cyangwa se twagufasha. Nta bintu bya mirenge duca cyangwa se ntaki, twebwe twitangira ubufasha kubera ko natwe hari benshi bagiye badufasha bakatubwira uburyo bino bintu bikorwamo. Niyo mpamvu natwe tuba twifuza kuba hari abo twagira ibyo dufasha. Video yacu rero murabona irarangiye, ni ukuvuga ngo urahita uza ukande hano handitse done, ahangaha nuhakanda video yawe iraba yageze muri file tayari. Ibi birabaye, ubu yagezemo rwose. Usubiye hano ukaza ukajya muri file yawe, ukaza ubu usanga ya video yagezemo, ukaza ukaba wanayikina ukareba ibyo ari byo. Urabona video imeze gutya, imeze neza, waya-uploadinga rwose. Ibi ni ibintu bikora, ntago aba ari ugufera no kubeshya abantu. Ibi ni ibintu bikora rwose. Ikintu tuzabereka gikurikira ni ukubereka uburyo wakura background muri video yawe ukaba washyiramo n'indi video. Ubu ni ukuvuga ngo rero iyi video gutya tuyikoze ni uburyo bwo kubereka uburyo ibi bintu bikorwamo. Ndabashimiye rero mwebwe twari turi kumwe, abasigaye naho ubutaha. Bye bye.